Nibyo ndabasuje mbahaye ikaze bifurije kugubwa neza aho muri mu bice bitandukanye. Uyu munsi wa none kuri tariki ya 10 ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025 aho tugiye gukurikirana akantu ku kandi kubiri kuvugwa kubiri kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bigarukwaho hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikomeye cyane yakomeje kugenda yumvikana mu bice bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko tukaba tugiye kwibanda muri teritwari ya Mwenga haje kubera imirwano ikomeye cyane, imirwano idasanzwe kandi imirwano yaje kumvikanamo intwaro ziremereye. Ibitero bya drone ku gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo barimo kugaba ku mutwe 23 birakomeje nyuma yuko ikiraro cya Minjenje cyongeye kuraswa ku nshuro ya kabiri aho FARDC yarimo gusubyamo. Kuri ubu ngubu amakuru agaragaza ko muri teritwari ya Masisi hari ibice byaje kumvikanamo imirwano. Iyi mirwano ikaba itari yoroshye ndetse no muri Warikare bigenda uko ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko muri Kivu y'Amajyepfo naho ntabwo urugamba rwigeze ruhagarara, ahubwo muri shoferu ya Ninja ahangani muri teritwari ya Kabare biravuga ko imirwano ikomeye cyane yaje kumvikanamo, ndetse turaza gusuzuma turebe uduce twaje kuvugwamo iyi mirwano. Naho kandi muri teritwari ya Barungu naho imirwano nuko imeze. Ibi kuvuga ku mujyi wa Uvira bimeze bite cyangwa se ukuri kwabyo nukuhe, nabyo turaza kugenda tubigarukaho cyangwa se tubirebere hamwe uko byifashe, uko situation ihagaze. Nucikwe rero ari nayo mpamvu mubwira nire utarakanda subscribe cyangwa sabone hano kuri Bosco Official muracikwa cyangwa se urimo kunyagwa sigayira. Ubwo nicyo gihe nako kane kugira ngo mu byukuri ubashe kuba wakanda subscribe cyangwa sabone turusheho kugenda tubana umunsi ku wundi. Bertrand Bisimwa ntago yumva neza ibyo Perezida Felix Tshisekedi yavuze i Buruseli mu Bubiligi mu nama yahuje abakuru b'ibihugu, ndetse agaruka ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kagame, Perezida Paul Kagame, ndetse n'inyeshyamba za 23. Uyu Bertrand Bisimwa abereye perezida cyangwa se umuyobozi w'ibikorwa wungirije mu ihuriro ry'uruzi rwa Kongo. Turasuzuma nabyo turebe ese bihagaze bite nyuma y'ijambo Perezida Felix Tshisekedi yavugiye i Buruseli mu Bubiligi, ikaba ryagiye kabisa rititiza benshi cyangwa se yongeye gutera benshi impungenge no kwibaza cyane. Reka duhere runtukuru. Amakuru atugeraho aravuga ko kuri uyu munsi wa none tariki 10 umutwe 23 guhera ku munsi w'ejo masaha ya nimugoroba warimo ugerageza kugaba ibitero ku gice cya runtukuru kugira ngo bashe kukigarura ndetse ukomeze no kwagura imyanya yawo nkuko ushaka gusatira, ndetse no kuba wakwigarura ibice byo muri teritwari ya Shabunda. Teritwari yegeranye n'iki gice dore ko runtukuru ni igice kiri mu marembo ya Shabunda, ariko ku ruhande rwa teritwari ya Warungu, imwe muri teritwari zimaze iminsi zigaragaramo zibonekamo zumvikanamo imirwano kandi itanoroshye, imirwano rwose, imirwano ikomeye cyane. Aha rero muri ibi bice imirwano yahabaye guhera ku munsi w'ejo ndetse kugeza kuri munsi wa none. Amakuru avuga ko iyi mirwano byaje kurangira ari inzu z'abaturage zitwitswe, ariko izi nzu akaba ari inzu zigera kuri 2 zari ziri ahitaruye, ndetse izi nzu bivugwa ko zari zirimo abarwanyi 23 bazikoreshaga kuko abaturage bari bazituyemo bari baherutse kuzivamo bahunga. Ntabwo bizwi neza niba barameneshejwe n'umutwe 23 cyangwa se baragiye bahunga imirwano muri rusange yari ikomeje kugenda iba. Gusa kugeza kuri iyi saa cyangwa se kugeza maginga ya amakuru araduhamiriza neza yuko byatewe no kuba cyangwa se byaturutse ku kuba uru rugamba rwa mu burasirazuba bwa Kongo mu by'ukuri ari rwo rwagiye rutuma nyine abaturage bahunga. Ibice rero izi nzu zo muri runtukuru zari zafashwe na 23, ndetse amakuru ahamya ko bari bashyizemo ibikoresho ndetse n'abarwanyi babo nyine ariho bari barimo gukambika. Abasore ba Wazalendo baje kumenya aya makuru
ndetse ngo drone y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC nibwo yaje kuza itwika izi nzu zihinduka umuyonga. Amakuru akavuga ko abagera kuri 5 b'umutwe wa 23 bahise baharasirwa rwose, ubuzima bwabo buragenda, ndetse abandi bagumye mu kurasana na Wazalendo nyuma y'icyo gitero cya drone hano muri Runtukuru. Ibi birindiro bya 23 rero byari byashyizwe ahangaha, bikaba byashegeshwe ku buryo bugaragara ndetse bukomeye cyane na drone rwose z'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ikindi kiyongeraho kuri ibi ni uko babashije mu by'ukuri kubasubiza inyuma. Ubwo ndavuga Wazalendo yabashije kubasubiza inyuma ibavana muri aka gace. Ni bice by'imidugudu y'imbere indani hano muri teritwari ya Walungu byakomeje kugenda byumvikanamo imirwano. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubyumva, mwakomeje kugenda mubona uko situation imeze. Iyi Runtukuru ni kamwe mu duce twibasiwe n'imirwano kuva 23 yatangira kugaba ibitero kuri Nzibira, dore ko bifuza iki gice kugira ngo babashe kwambuka, babashe kugera muri Shabunda, ariko byagiye bibabera ingorabahizi, byagiye babera ikibazo gikomeye cyane. N'urugamba rimo ruba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo rero muri Kivu y'Amajyaruguru, naho imirwano yari ikomeje nkuko amakuru arimo atugeraho. Ikibazo cy'umutekano cyari gikomeje kuba ingorabahizi, dore ko imirwano yaje kuvugwa nanone aho bita kuba ni muri teritwari ya Masisi, agace kari muri kilometero 16 zonyine kugira ngo bashe kugira Pinga. Ntabwo ari kure ya teritwari ya Walikale nyine, bwo murabyumva ko ari twa duce two mu marembo ya Walikale. Imirwano rero ikaba yongeye guhuza umutwe wa 23 ndetse n'itsinda rya Wazalendo nkuko amakuru abivuga. Ibi bice byo muri Meti ndetse no bita za Bulayi muri teritwari ya Walikale, ikintu bita imiripuko za Nyamugigima, imigundano, bikaba byakomeje kugenda rwose bihagaragara nyuma yuko nejo muri Walikale nababwiye yuko rwose igitero cya drone zikomeje gukora akazi cyaje kwibasira haraminjenje. Umutwe wa 23 rero ukaba mu by'ukuri uvuga yuko ngo wahakanye amakuru avuga yuko ngo waba ushaka kugenzura iki gice kiri strategique cyangwa se umujyi uri strategy wa Pinga. Gusa nanone uyu mujyi reka nkubwire ko ukirimo ugenzurwa cyangwa se ukiri mu maboko ya FARDC na Wazalendo kugeza uyu munsi. Ibi bice rwose biracyari mu maboko ya FARDC na Wazalendo byo muri teritwari ya Walikale. Imirwano rero mu bice bisatira mu by'ukuri mu bice bisatira ahangaha za Ruhago, bivuga ko rero ku munsi w'ejo umutwe wa 23 watatse ibirindiro bya FARDC na Wazalendo uhagaba ibitero kugira ngo ushimangire imyanya yabo, ariko amakuru akavuga ko Wazalendo babashije gukontorora ndetse bakora sharing, babasha gukontorora ibice bya Mwegerera ndetse naho bita Malyamba, naho bita Ruhago, ni muri uto duce twa Mwegerera ndetse naho bita Malyamba, ni muri groupement ya Ruhago muri shoferu ya Ninja, Mugambi bwa Ninja rwose muri teritwari ya Kabare, naho imirwano yari yakomeje. Urabizi ko ibi bice ari ibice birimo rwose bisatira ahangaha za Bukavu yagiye rwose izengurukwa na Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu umujyi wa Uvira ukiri mu maboko ya FARDC, ukiri mu maboko ya Wazalendo ndetse mu buryo rwose bugaragara. Abenshi bakomeje kujya bavuga ngo M23 irimo resatira, kandi imirwano yaje kumvikana muri Mikenge, aho bice byo muri Fizi. Imirwano rero yaje gutuma cyangwa se yaje kurangira hari nabo muri 23 bafashwe matekwa. Iyo tuvuze ngo bafashwe matekwa rwose nyine baba bafashwe mu nyango cyangwa se bafashwe ari bazima muri Mikenge. Urumva ko rero ntabwo baba bagufasha uri muzima hanyuma ngo ube wafashe ibice, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Umugabo bita Bertrand Bizimwa, umuyobozi wungirije w'ihuriro ry'uruzi rwa Kongo ribarizwa mu mutwe wa 23 ushinzwe ibikorwa bya politique, Bertrand Bizimwa akaba yavuze ko ngo atishimiye ibyo Perezida Felix Tshisekedi uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze kuri Paul Kagame
ndetse avuga ko ngo ntahuriye n'ihuriro ku buryo yaritegeka icyo rigomba gukora. Ibi yabivuze ashingira ku byo Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze mu nama mpuzamahanga y'ubufatanye bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Afurika Global Gateway yatangiye ku itariki 9 Ukwakira, aho Tshisekedi yavuze yuko ngo mu by'ukuri amateka cyangwa se ibihe bizasobanura ibiri ko mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame agomba gutanga itegeko agasaba umutwe wa 23 guhagarika imirwano kandi ngo ubwo burenganzira bufite. Ibintu byo Felix n'ibyo Bertrand Bisimwa ashingira avuga ko ngo kuba Tshisekedi yaravuze gutyo mu by'ukuri ari ugushinja u Rwanda guha ubufasha abarwanyi 23, ndetse ibi ngo u Rwanda kandi rwagiye rubakana kuva kera. Tshisekedi rero akaba yaragaragaje ko mu by'ukuri Abanyarwanda n'Abanyekongo babana neza, gusa ngo ibyo bizashingira ku guhagarika imirwano kwa 23 irimo igenda rwose igara ibice mu burasirazuba bwa Kongo. Yabwiye Perezida Kagame ati ibi bisaba ko mutegeka ingabo za 23 zifashwa n'igihugu cyanyu ko zihagarika iyi mirwano yateye impfu nyinshi. Iryo ni ijambo ryande rya Felix Tshisekedi, abantu batagiye banavugaho rumwe rwose. Ati bisaba ko mutegeka ingabo za 23 zifashwa n'igihugu cyanyu ko zihagarika iyi mirwano yateye impfu nyinshi. Uwo ni Tshisekedi. Nyuma y'amagambo ya Tshisekedi hari ibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe yatangarije ku rubuga rwa X ko iyo umuntu ngo agize ikibazo ku rusaku rw'ingunguru y'ubusa nabo bafite ikibazo. Ati iyo umuntu agize ikibazo ku rusaku rw'ingunguru y'ubusa nabo bafite ikibazo, ibyiza urayireka igatambuka cyangwa ukayijya kure. Bisimwa rero nawe ntabwo yagombaga guceceka. Bisimwa nawe yatangaje ko ngo ubwiyunge Tshisekedi yasabye Perezida Kagame bureba Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kuba bureba ngo 23 bityo ko Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo akwiye no kwiyunga n'iri huriro, ngo ahubwo ahereye ku kubahiriza ibyo yari sezeranyije. Nawe yavuze Bisimwa guterana amagambo cyangwa se urunturuntu hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ruje nyuma yuko hakomeje amasezerano ya Washington asaba ubuhuza hagati y'abakuru b'ibihugu byombi cyangwa se hagati y'ibihugu byombi. Nubwo kugeza uyu munsi byitezwe ko bishobora kutazatanga umusaruro bitewe na situation igenda igaragara umunsi ku wundi. Kambashimire yo babwiye mwakoze cyane kudukurikirana kushika kuri uyu munota. Turasubira mu masaha ari imbere turana n'ibindi birabigezweho. Njye mvuga kuri mikoro ya Bosco, iyi ni Bosco Official.